sawa naribi nyine store nyine urakoze kuntuka nyine urabona afite ibitama by'ingurube ariko nyine store ntacyo bitwaye nanjye reka nze nkubaze bitwaye iki se maza naribi ko ngiye mba ndi ready gusubiza ibibazo byose wambaza ikibazo cyose wazana maniteguye kugisubiza sha wenda kuzi nta bibazo byawe ariko store ngiye nawe ikintu dupfa ni kimwe ni ukurakazwa n'ubusa ushaka kubaza ikibazo warakara ugasanga bibaye ibibazo kandi njye ntabwo mba shaka kugira ikintu upfa nawe ariko Beki nawe uri umuswa kino cyo kintu dupfa urasusuguye ubona ngiye ndigifura ku buryo narakazwa n'ibintu by'ubusa wowe uvuga byavuga byose ntacyo bimbwiye sha vuga vuba vuba ngendereye ariko yeri we wagize ndakuyobewe okay ngiye shaka ko tuba seriye muri aka kanya ibintu by'ubugogi ukaba ubivanyeho ariko se Beki wagiye ukura igihe wavugiye ubwambo bwakurenze wambajije ibyo umbaza cyangwa ukabyihorera unyumvire aho niho ubera igifura sindatangira no kukubaza utangiye kunyurira watuje nkakubaza kuba natinze kukubaza ni ngombwa kugira ngo manzi menye mode urimo nonaha utaza kugukomeretsa okay nari bimbwira wana noneho nditeguye ntabwo biri bwongere kubaho Elly gutyo ureba ese bishoboka gute ko umuntu yavuka afite iki se afite nyine amaboko yumye nk'amashami y'umuseke wo ku kivu